Okay guys, tuguhaye ikaze, wowe tugiye kubana muri ino video, ugiye kumenya uburyo ushobora kuzamura views zawe kuri TikTok. Ngiye kukwereka tricks 5 wakoresha ukazamura views zawe kuri TikTok neza kandi mu gihe gito cyane, maze ugatangira kwinjiza amafaranga kuri TikTok account yawe. Icyo usabwa ni ukubana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye, ukareba neza uburyo bikorwa intambwe ku yindi. Tuguhaye ikaze rero kuri iyi channel, aba ari ubwa mbere uyigezeho, ukore subscribe, like, share ndetse na comment. Haba ari igitekerezo ufite cyangwa se icyifuzo ufite, ubyandika muri comment tukagusubiza, haba ari ukugukora video cyangwa se kukubwira uburyo cyakemukamo. Wadukurikira no ku zindi social media zitandukanye, zaba Facebook, Instagram ndetse na TikTok. Ushobora kuba wareba link muri description y'iyi channel. Reka dutangire maze urebe tricks 5 ugiye gukoresha kuri TikTok. Okay guys, ibintu ngiye kukwereka rero nibyo by'ingenzi cyane kugira ngo ubashe kuzamura views zawe kuri TikTok, ndetse n'aba followers, engagement, like, share na comment ndetse n'ibindi byose bikazamuka bitewe n'ibi bintu ngiye kukwereka. Kugira ngo bigende neza rero urafungura TikTok yawe nk'ibisanzwe, urabona ko njye namaze kuyikandaho, ariko mbere yo kubikora ubanza urebe ino video neza witonze, umenye tricks zose ushobora gukoresha. Urabona ko igihe yamaze gufunguka, leta nza nkanda hano handitse ngo profile cyangwa se kuri you cyangwa kuri me, wowe biraza guterwa nuko handitse. Okay, urabona ko namaze kugera muri profile yanjye. Iyi ngiyi ni shyashya, ni international TikTok. Kugira ngo TikTok ya n'ubundi izabe yaguhemba, kugira ngo izemererwe monetization, nuko igomba kuba ari international TikTok. Ikintu cya mbere rero cyagufasha kubona views nyinshi cyane ni ugukoresha tags cyangwa se hashtag, ugataginga video yawe, ugashyiramo amatags menshi. Urugero aho ushobora gukoresha ni TikTok Rwanda, ugashyiraho FLI, iyo nayo ni tags ikunzwe gukoreshwa cyane. Ugashyiraho indi bita, bitewe n'icyo content yawe washyizeho icyo igamije, bitewe n'icyo video ivugaho, ugataginga abantu nabo bakora content nk'iyawe cyangwa se ibintu nk'ibyawe. Urabona urugero nkanjye ufite aba followers 5, ariko urabona ko video ziri kurebwa bihagije, ziri kugira views 116, 89, 190. Urumva ko ugereranyije views ndetse ukagereranya n'aba followers, urumva ko views zihagije cyane, kandi urabona ko na likes nazo zihagije ugereranyije n'aba followers cyangwa se igihe TikTok imaze. Ikindi, icyo ni icya mbere cyo gukoresha tags nababwiraga. Ikindi cya kabiri ni ukuba warakuyeho phone number yawe kuri TikTok account. Hari igihe uba uri kureba video, waba uri guscrollinga uzamuka, ukabona bisaba kwereka wenda video y'umuntu, ukavuga ngo from your contact, wari uwo muntu ukabona uramuzi, ugasanga ufite nimero ziwe. Ikintu ugomba gukora rero, ugomba gukuraho nimero yawe kuri TikTok account, kuko iyo postinze video iriho account yawe ikaba iriho nimero, video bayisuggestinga cyangwa se bayoherereza wa muntu ufite nimero zawe za telefone. Kugira ngo rero ube wayikuraho, uraza ukanda hano hejuru mu iguni ry'iburyo kuri turongo 3 dutambitse, ubundi ukandeho, ni ukuvuga ngo ugiye kuri account ntabwo iriho. Nurangiza uze ukanda hano handitse ngo setting and privacy, kuri iyo option ya 4 ari nayo ya nyuma, uyikandeho gutya ubundi bifunguke. Ushobora kuza ukareba muri account yawe uko bimeze, urakanda hano kuri iyo option ya mbere yanditseho account, ukandeho gutya utegereze ujye kuri account formation, nayo ni option ya mbere. Uraza, urabona ko jyewe phone number ntabwo nayishyizeho, dore hano hambere yanditse ngo phone number, urabona ko jye nta nimero ya telefoni nashyizeho, ubwo hariho email gusa. Impamvu nimero ya telefoni ishobora gutuma utabona views nyinshi cyane, kuko iyo video bayisuggestinga cyangwa se bayohereza ba bantu bafite nimero zawe, kandi ndabizi neza ko udashobora kugira contact zigera mu 1000 cyangwa se magana angahe. Urumva rero ko icyo nacyo ari ikintu cya kabiri ugomba gukora
kugira ngo ubashe kubona views nyinshi cyane. Impamvu email rero nta kintu utwaye, urazi email cyangwa se Google ni sisitemu ikoreshwa mu gihugu cyose cyangwa se ku isi yose. Ntabwo bashobora kumenya niba iyo email yawe ari iyo mu Rwanda, ntabwo bashobora kumenya iyo email yawe abantu bakonegiseho cyangwa se abantu mwaba muziranye kugira ngo babe aribo bohererezwa video. Ni ukuvuga ngo email yo ntacyo itwaye. Ubwo ugomba gukuraho phone number yawe rero kuri account kugira ngo ubashe kubona views nyinshi kuri TikTok. Icyo ni icya kabiri. Ikindi cya gatatu ni ugupostinga mu masaha ya nyayo kugira ngo ubone views nyinshi cyane. Ni ukuvuga ngo iyo ushyizeho video kuri TikTok igahita igira nka views wenda nk'icumi cyangwa se hejuru yazo bitewe na audience yawe ufite cyangwa se aba followers bawe ufite, TikTok irayikomandinga ibona ko iyo video yakunzwe. Gusa wibaza ati ese nzabimenya gute? Nanone uraza hano turi muri account yacu kandi kuri tuno turongo dutatu dutambitse, dukandaho gutya, ubundi tuza ukanda hano handitse ngo TikTok studio kuri iyo option ya mbere, iyi ngiyi natunze aga fresh, ukandeho gutya, urabona uraza kuhita ugira muri TikTok studio yawe, utegereza ifunguke. Okay, hanyuma rero hano ndahita nanakwereka ikintu ushobora kumenya niba TikTok yawe ari international cyangwa se ari TikTok isanzwe. Ni ukuvuga ngo TikTok ya international iba ifite izi porogaramu ebyiri muri kubona hejuru, iyi ngiyi bita Creator Rewards Program ndetse n'iyi ngiyi bita Creator Marketplace. Izi ngizi nizo porogaramu cyangwa se sisitemu TikTok ihembamo. Ni ukuvuga ngo nawe uraza kureba nimba TikTok yawe izifite. Izindi ni izi zisanzwe za subscription, work with artist, TikTok shop for seller, live incentive program ndetse n'iyo bita service ndetse n'ibindi. Ni ukuvuga ngo rero we nuba wamaze gufungura iyi TikTok yawe, uraza igihe washanga hano biri hano muri gorofu, uraza ukanda hano kuri monetization kugira ngo ubashe kubona izi features ebyiri ndi kukwereka ndetse n'izi ngizi zo hasi ndi kukwereka. Okay, numara kuzibona zirimo ubwo TikTok yawe irabihemba. Noneho rero kugira ngo uzamenye igihe abantu bawe bareba, igihe baba bari online kuri TikTok kugira ngo ubashe kubona views nyinshi mu gihe gitoya kuri TikTok, ubirebera hano muri analytics. Bivuga ngo nibi ngibi bakwereka views, net followers ndetse na likes ni ibyo mu minsi 7 ishize. Ubwo ni icyumweru kimwe. Ubwo icyo kintu nkubwiye ni icya gatatu cyo kureba igihe abantu bawe bareba video kuri TikTok. Iryo ni ibanga rya gatatu. Ikindi rero ni ugukorana nabo. Ni ukuvuga ngo nimba umuntu atanze comment kuri video yawe ukaba wamusubiza, haba ari ikibazo akubajije, haba ari ukugushimira, haba ari mbese comment ateye ukagira gute ukayisubiza. Icyo gihe TikTok ibona ko uri active cyane, bityo igakomeza gusharinga video yawe ku bantu benshi batandukanye, ubona ko nyine atari fake engagement. Iryo ni ibanga rya kane. Ikindi ni ugukoresha amasaundi meza cyangwa se indirimbo zigezweho. Ibyo nabyo bigufasha kuba TikTok yawe yagira views nyinshi cyane, aba followers, engagement ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye waba wifuza kuri TikTok yawe. Ikindi views kugira ngo nanone uzibone biterwa n'icyo abareba bawe kuri TikTok bakunda. Ugomba kugira ikintu kimwe cyihariye. Niba ushyiraho video zigisha, ubwo ni video zigisha, ntabwo uzajya postinga video zigisha ngo uvange na video zigira gute zigisha guteka, cyangwa se ushyireho video z'umuziki, indirimbo, cyangwa se ushyireho comedy. Ugomba kugira content imwe kuko abantu baza kureba kugira ngo bakomeze gukunda video zawe. Ibyo ngibyo rero nibyo by'ingenzi nakubwiraga ugomba gukoresha kugira ngo ubashe kuba wazamura views zawe kuri TikTok. Ikindi nakongeraho kugira ngo ubimenye neza
kugira ngo ube wabasha guhembwa kuri TikTok ni ukuba ufite imyaka 18 kugira followers 10,000 ndetse no kugira views nyinshi. Ariyo mpamvu naba kuri ino video kugira ngo mbere ku buryo mwazamura views zanyu kuri TikTok. Niba rero ino video wayikunze, nizere ko wakoze subscribe, like, share na comment, ugafungura n'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa na video nziza tukugezaho zo kuzamura social media zawe ndetse no kuzibyaza umusaruro. Ikindi ushobora kuba wafollowinga WhatsApp channel yacu ndetse ukanajoininga WhatsApp group yacu. Link urazisanga muri description y'iyi channel. Urakanda aho ngaho ku ifoto, ukande kuri more, ubundi ujye muri description uraza kubona izo link maze ube wadukurikira kuri WhatsApp channel ndetse no muri group ya WhatsApp kugira ngo ujye ubasha kuba update kuri video nziza tukugezaho zigufasha kuzamura social media zawe neza no kuzibyaza umusaruro.